ubwami bwo mu ijuru buzageranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira ubukwe. Ariko muri abo 10 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze abakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati, oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakinga. Hanyuma abakobwa bandi nabo baraza, barahamagara bati, nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko nabazi. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Nk'uko nabivuze, turi kwigana icyigisho gifite umutwe uvuga ngo imbere y'intebe y'urubanza. Ngira ngo mu buzima bwose tubayeho bwa buri munsi tugomba kubaho, ariko tuzirikana yuko ubwashize hari ubwo twari turi kwiga amigisho, umuntu umwe abazana ni ukubera iki Kristo yapfuye akazuka. Twunganirana tuvuga ngo kwari ukugira ngo biduhamirize ko natwe umuntu apfuye aba azagera igihe akongera akabaho, kandi ko ari cyo kidutandukanya n'inyamaswa, kuko ihene zapfuye nta byiringiro byo kuzongera kubaho zifite. Uyu munsi rero mu buzima bwacu bwa buri munsi tubaho, ariko ntabwo tubaho tugaragara nk'abantu igihe kizagera tukagaragara imbere y'intebe imbere y'intebe y'urubanza. Kuko iyaba twatekerezaga yuko igihe kizagera tukabazwa ibyo twakoze, twagakwiriye no kumenya yuko mu gitabo cy'intambara ikomeye mu cyigisho cyitwa isuzumarubanza baravuze ngo igikorwa cyose umuntu akozwe kinyura imbere y'Imana kikandikwa, kikagenza gute? Ariko uyu munsi hari igihe imibereho tubamo iba igaragara nk'aho tubaho mu buryo birangira bitazongera kugaruka imbere yacu. Hano batweretse umugani w'abakobwa 10. Ndagira ngo nitwiga iby'abakobwa 10 twumve ko uyu mwanya tugiye kwiga ibitureba twebwe ubwacu, kuko ntabwo ari ibireba abapagani bamwe bataza gusenga. Icyigisho cy'abakobwa 10 nabonye hano nta bashyitsi barimo, ahari wenda ubwo nidukenera kwigana n'abashyitsi bamwe twita abapagani batajya baza gusenga, ubwo tuzategura amavuna. Ariko uyu munsi twumve ko ni wowe uri hano, ni njyewe uri hano, ugomba kuboneka mu mugabane umwe muri iyi migabane 2. Uko batubwira yuko aba bakobwa 10 ntabwo bari abapagani, ahubwo bose barasengaga. Amagambo reka nyasome mu gitabo cy'intambara ikomeye, mu gitabo cy'intambara ikomeye paji ya 284,
284 ni icyigisho gifite umutwe uvuga ngo icyigisho cya 22 kivuga ngo ubuhanuzi bwasohoye. Baravuze ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru, kuri paji ya 284, icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Bivuga ngo abo bakobwa bose bari baragize igihe cyo kwitegura, ariko kuri abo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyanye amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Ikintu cyabayeho, baravuze ngo umukwe atinze bose barahunikira barasinzira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Ndagira ngo twumve iki kintu yuko ahari byashoboka yuko iyo aba bakobwa 10 babaga bari mu iteraniro bari kumwe, buri wese yabonaga hari ntawe atandukaniye na mugenzi we. Ahari yabonaga mugenzi we bari ku rwego rumwe. Wari uzi abantu uyu munsi iyo bishuka, umuntu akakubwira ngo ndabona ngo na runaka ntacyo agenje gute, ntacyo arushije. Ariko n'uyu mwanya twebwe twicaye ahangaha, nubwo ahari ushobora kuba ubona wambaye umwenda usa n'uwa mugenzi wawe, baramutse bashyizeho ingingo zigera kuri 5 ushobora guhita mutandukana. Ushobora gusanga umwaka ushize umwe atanga icya 10 undi atagitanga, ariko iyo tubabona tuba tubona ari mugenzi wande, uba ubona ari mugenzi wawe rwose. Ariko iyo ishungura ritaragera ku bantu, umuntu aba akirebera ibintu muri rusange, akumva yuko nawe ubwe ari nk'abandi bose. Bakomeje bavuga ngo uku kugaruka kwa Kristo nk'uko kwavuze mu butumwa bwa marayika wa mbere kwagereranijwe no kuza k'umukwe. Umurimo mugari w'ivugurura wabayeho bitewe no kwamamaza ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo kwegereje, ugereranywa no kwitabira ubukwe bw'abakobwa 10. Amagambo akomeye baravuze ngo amatsinda 2 y'abantu agaragara muri uyu mugani nk'uko agaragara muri Matayo mu gice cya 24, ngo bose bari bafashe amatara yabo muri bracket barandika ngo Bibiliya. Bivuga ngo aba bakobwa ntabwo bari abapagani, ahubwo bose bari bafashe amatara yabo ariyo bageranije n'iki, ariyo bageranije na Bibiliya. Kandi bari bayobowe n'umucyo wayo maze bajya gusanganira umukwe. Ntabwo bari abantu bigishijwe ibinyoma, ntabwo bari abantu batazi ukuri kw'ijambo ry'Imana, ahubwo bose bari bayobowe n'umucyo w'iki, n'umucyo wa Bibiliya. Ariko mu gihe abakobwa b'abapfu bafataga amatara yabo, ntibajyanye n'amavuta ku ruhande. Abakobwa b'abanyabwenge bo bajyanye andi, baravuze ngo abakobwa b'abanyabwenge bo bajyanye andi mavuta ku ruhande n'amatara yabo. Bakomeje bavuga ngo abo bakobwa b'abanyabwenge bari barakiriye ubuntu bw'Imana, imbaraga ya Mwuka Muziranenge yabagiraga bashya kandi ikabamurikira, niyo yatumaga ijambo ry'Imana riba itara rimurikira ibirenge byabo n'umucyo umurika mu nzira bagenza gute. Ngiki itandukaniro rikomeye ryari hagati y'abo bakobwa b'abapfu ndetse n'abakobwa b'abanyabwenge. Amagambo reka nyasubiremo, haravuze ngo abakobwa b'abanyabwenge bo bari barakiriye ubuntu bw'Imana, ndetse bakomeza bavuga ngo imbaraga ya Mwuka Muziranenge yabagiraga bashya. Imbaraga ya Mwuka
ariko uyu munsi ushobora gusanga ahari tugeze mu gihe dukwiriye kwakira imvura y'itumba, ariko uyu munsi umuntu n'imvura y'umuhindo, umuntu akiri kwigishwa ko akwiriye kubanira neza mugenzi we. Amagambo yandi yanditswe muri iki gitabo cy'intambara ikomeye, baravuze ngo kugira ngo basobanukirwe n'ukuri ba bakobwa b'abanyabwenge bari barize ibyanditswe byera bafite gutinya cyangwa kubaha Imana, kugira ngo basobanukirwe n'iki. Ariko uyu munsi usanga kwiga ijambo ry'Imana bifatwa nk'aho ari ibyabamwe, abandi bitakibareba, kandi tuyobowe n'iki? N'umucyo umwe n'ukuri kwa Bibiliya. Ndagira ngo nkomeje hepfo gato, baravuze ngo kandi bashakashakanye umwete ubutungane bw'umutima n'ubugingo. Abakobwa b'abanyabwenge ngo bashakashakanye umwete iki? Ubutungane bw'umutima ngo ndetse n'ubugingo. Uyu munsi iyo turebye bimwe mu biduhangayikishije, usanga ari ukwibaza ngo ejo nzarya iki, cyangwa se ejo abana bizaba bimeze ute, ndetse ukabona bigasa naho abantu nta byiringiro bagifitiye Imana. Ikibazo kiravuka, ukareba umuntu witwa ko ari umukristo ukabona ntawe atandukaniye n'umupagani. Bigaragaza ko ibyiringiro abantu babifite ku bw'imbaraga zabo, cyangwa ku bw'ubwenge bwabo, cyangwa ku bw'imirima myinshi bahinze, ariko nta cyizere cyangwa se nta byiringiro dufitiye Imana ko ishobora byose. Nagira ngo uyu munsi hari igihe tujya twumva yuko ikitubeshejeho ari ibyo dukora, cyangwa se ari ubutunzi dufite, ariko hari benshi babifite bikaba bitabahaye kubaho. Hari ikintu ubundi se umuntu hari icyo yatanga ngo agure kudapfa? Ngira ngo uyu munsi hari igihe abantu tukishuka nk'abakobwa b'abapfu, tukumva ko dufite umwanya ndetse n'igihe cyo kuzakemuramo ibyo twakabaye dukemuramo, ariko ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo kabone n'ubwo gutinda kwa Kristo kwaba kubaye, urupfu rwo ntiruzagenza gute. Mu minsi ishize mumaze iminsi mubona ku mbuga nkoranyambaga bagaragaza impanuka yabereye mu kiyaga cya Kivu, ubwato bwavaga, nibuka aho bwavaga ariko bwerekeza i Goma, ariko abantu bari muri ubwo bwato ndetse na n'uyu munsi bataramenya umubare wabo, abenshi ubwo ubwato bwamanukaga hasi nabo niko bagiye. Ndetse nawe ze nkurikira, hari umudamu umwe yatangaga ubuhamya avuga ngo nari maze kuvugana n'umugabo ngo ambwira ngo duhurire i Goma, ubu nari nje kumureba, ariko ubu mwanya yari yamaze kugenza ute? Yari yamaze gupfa. Ariko twebwe iyo bigeze ku kibazo cy'ubugingo turajenjeka, ahari ukagira ngo icyo usanga abantu dutinya uyu munsi ni urupfu. Ariko hari amagambo yo mu migani njya nkunda gutekerezaho cyane, bavuze ngo icyo umunyabyaha atinya nicyo kizagenza gute? Nicyo kizamugeraho. Ariko baravuga ngo ariko icyo umukiranutsi asaba azagenza gute? Azagihabwa. Agira ngo uyu munsi hari umupasiteri uyobora intara ya Kaminuza ya Nyagatare niwe wambwiye ijambo, numva ni ijambo rikomeye, kuko nari umudiyakoni mukuru
hari inshingano nyinshi pe, reka mbivuge nk'umuntu wari ushinzwe icyo cyiciri, reka mvuge ngo ahari wakabaye ubihemberwa, kuko inshingano zari zihari ni nyinshi. Niba ari urusengero rufite abacunga umutekano babihemberwa, rukagira abakora amasuku hanze wenda se babihemberwa, abo nabo bari bari mu bo nshinzwe, ariko wasangaga umwanya munini nkutakaza cyangwa se gukoresha ndi mu izo nshingano. Ahari mbonye abantu bamwe bizana urusengero bacungira umutekano, ntekereza ko ni inyubako irimo ibikoresho biremereye cyangwa se bihenze, ku buryo abantu batagenda ngo bajye mu mazu baryame bizere ko umutekano wabyo umeze neza. Mu kurutaha kwabwo ntekereza ko Pasiteri Byiringiro Sironi we watangaje ko ntabwo ari ugushidikanya ko ari rwo rusengero rushobora kuba ruruta izindi zose muri iki gihugu. Mbere nigeze njya gusengera ku Muhima, nakwitegereza ibikoresho byabo birimo, nyibazane ese ubu ngubu abantu babasha kubigenzura bakabimenya? Nkumva abantu bafite n'umutwaro. Izo nshingano ni njye wari uzifite, imfunguzo zose, buri cyumba, ariko uburyo no kuzivangura byashoboraga kuba akazi gakomeye. Ariko rimwe hari umuntu wigeze avugana, ariko ubundi ni wowe wiga ryari? Pasiteri twari kumwe yaravuze ikintu avuga ngo muri iyi si Imana ifite abantu benshi bayirwanya. Niyo mpamvu iyo itomba ikabona agahungu cyangwa se agakobwa kayinambaho nayo igahagararaho. Ndagira ngo icyo kintu byanteye kugitekerezaho, numve yuko niba turi abana b'Imana koko turi mu burinzi bw'Imana. Ndagira ngo nigeze nawe ntekereza ku kintu, kabone nubwo hari amagambo mu minsi ishize nari ndi kwiga mu gitabo cyitwa Inama Zigirwa Itorero, baravuze ngo nta mbaraga yo mu isi yabasha gukoma mu nkokora imigambi y'Imana uko yabigana kose. Ahubwo ikintu kijya kibaho, abantu bibwira ko bari kurwanya Imana, ahubwo bari gusohoza imigambi y'Imana. Mwize neza uburyo muri Luka mu gice cyaho cya 2 kuvuka kwa Yesu ko kwagombaga kugenda, umuhanuzi Yesaya yari yarahanuye ko umwana azavukira i Betelehemu, ariko ubwo nyina Yosefu na Mariya bari bari Nazareti, Satani ngo ntiyifuzaga ko uwo mwana w'umuhungu azavuka, ngo kugeza ubwo ategura igikorwa cyo kujya kwibaruza. Iyo urebye nigeze ndi kubireba neza no ku ikarita, iyo urambiza impapuro z'inyuma kuri Bibiliya, kuva i Nazareti ujya i Betelehemu hari harimo urugendo rurerure, ibirometero byinshi. Ariko Satani ngo yibwiraga yuko ahari uwo mwana kuvuka kwe byaburizwamo, cyangwa se bitewe n'urugendo rurerure nyina yakoze n'iyo ndikavamo. Ariko ikintu gikomeye, kuko umuhanuzi yari yarahanuye ko uwo mwana azavukira i Betelehemu, ahubwo Satani yasanze yashyize mu bikorwa umugambi w'Imana, bityo ategeka ko ababyeyi bajya hehe? Bajya i Betelehemu, ahubwo asanga ari gusohoza umugambi w'Imana. Iki kintu ndagira ngo nyivugire yuko kabone nubwo abantu bakumva ko barwanije Imana, bakumva ko hari batsinzwe, niyo kaba karengane, niyo nzira Imana iba yarashimye yuko abana b'Imana banyuramo, ahubwo ikiba cyabayeho ntabwo ari ukurwanya Imana, kuko niyo igitsindwa, ahubwo baba bashyize mu bikorwa imigambi y'Imana. Hano hari amagambo banditse kuri aba bakobwa 15 b'abanyabwenge n'abandi 5 b'abapfu.
mu gitabo cyitwa intambwe zigeza umuntu ku bubyutse, paje ya 35 baranditse baravuga ngo ni iki umugani wa Yesu uvuga iby'abakobwa 10 utwereka ku bijyanye n'abanyetorero b'umwuka n'abagengwa n'umutima wa kamere. Baravuze ngo abakobwa bose uko ari 10 ngo bari amasugi, ngo bose bari bafite ukwizera kwa Bibiliya kutavangiwe, bose bari bafite amatabaza. Ikindi bavuze ngo bose bari bafite Bibiliya, bose bagiye gusanganira umukwe, bose bari bategereje ko agaruka, bose bagiye kuryama. Bivuga ngo no mu gihe cyo kuryama n'abakobwa b'abanyabwenge nabo bagenje gute? Bararyamye. Bose bumvise urusaku rubahamagara barakanguka, bose baboneje amatabaza yabo, amatabaza yose yaratse. Bivuga ngo n'amatabaza y'abakobwa b'abapfu nawe yaratse. Ariko kimwe cya kabiri cyabo babonye ko amatabaza yabo ari kuzima. Ndagira ngo mbabwire iki kintu yuko ni ikosa rikomeye ko umuntu abasha kwifata buri gihe akigereranya na runaka, kuko aba bakobwa 10 nubwo bose bari baryamye, hari abari bafitanye ibanga n'Imana. No muri iyi si niko bijya bibaho, ubasha guturana n'umuntu ariko mudahuje igihugu, intambara yaba agatabarwa ukagwa aho hantu. Sinzi niba mujya mukurikira iby'intambara, ko uyu munsi baramutse barashe hariya, ushobora gusanga umuntu wo muri Uganda muturanye bohereje indege zikaza kubafata kandi we ntiwayikandagiramo. Bivuga ngo abana b'Imana babarwa nk'abaturage b'igihugu cyo mu ijuru. Mu gihe intambara ihanganishije ikibi n'icyiza izaba igera ku musozo, abana b'Imana bazatabarwa. Umuntu wabonaga nk'aho ari mugenzi wawe ushiduka ubona ntawe mwari muhuriye. Nongere nsome amagambo ari muri iki gitabo cyitwa intambwe zigeza umuntu ku bubyutse, paji ya 50. Baravuze ngo, ndagira ngo twongere twigire ku bakobwa 5 b'abanyabwenge, ndetse tunareba ese intsinzi yabo yari ishingiye kuki, natwe ni gute twabasha gutsinda muri urwo rugamba. Muri Luka igice cya 9:23 Yesu yaravuze ati umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorera umusaraba we iminsi yose, agenze gute? Ankurikire. Ndetse baravuga ngo Yesu yavuze ko kuba umwigishwa we ari ikintu kigomba gukorwa buri munsi. Ikintu kigomba gukorwa ryari? Bakomeje bavuga ngo kwiyanga bisobanuye kureka Yesu akaba umugenga w'ubuzima bwawe. Kwiyanga ntabwo ari ukwigirira nabi, cyangwa se kunywa ibintu byica, cyangwa se kwikebesha ibyuma n'ibindi, ahubwo ni ukwemerera ngo Yesu akaba ari we umugenga w'ubuzima bwawe. Ikintu cya kabiri baravuze ngo kwikorera umusaraba ntibisobanuye ko tuzahorana ingorane buri munsi. Kwikorera iki? Kwikorera umusaraba ntibisobanuye ko tuzahorana ingorane buri munsi. Amagambo ari hepfo gato narutse nk'30 haravuze ngo twakiriye ubuzima bw'ibigaragara igihe twari tuvutse.
Mu gihe umuntu avuka aba yakiriye ubuzima bw'ibigaragara. Ubusanzwe turya buri munsi kugira ngo dukomeze kubaho, tugire imbaraga ndetse n'ubuzima. Ndetse ngo twakiriye ubuzima mu by'umwuka igihe twari tuvutse ubwa kabiri. Bivuga ngo igihe twavukaga ubwa kabiri twari twakiriye n'ubuzima bw'iby'umwuka. Ariko hepfo baravuze ngo kugira ngo ubuzima bwacu bw'iby'umwuka bukomeze kubaho kandi bukomere, ni ngombwa ko twita ku muntu w'imbere uko bukeye n'uko bwije. Ibi nibiramuka bitabayeho mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka, tuzahinduka abanyantege nke, turware yemwe tunapfe. Uyu munsi iyo turebeye muri rusange tubona na ba bakobwa 10 twese tukabona dutwaye Bibiliya, ariko uzabibona ko hari abantu inshuro nyinshi babumbura Bibiliya ndetse nabwo bayibumburirwa ari uko bageze hano icyumweru gishize kandi babitse kandi bagashaka kuba mu mugabane w'abakobwa 5 b'abanyabwenge. Hari amagambo akomeye hano baravuze ngo ntibishoboka ko mu bya Mwuka Wera turya amafunguro yari agenewe iminsi iri imbere, nta nubwo twakizigamira umwuka mwinshi ngo tuwubike. Hari umuntu wigeze kumbwirana, ariko n'ubundi niko tuba dufite akazi kenshi, nitunaniwe cyane, n'inshuro nyinshi tukaboneka ku isabato. N'ubundi icy'ingenzi ntabwo ari ukwiga. Turamutse dufashe ibyigisho byose twakiga mu cyumweru, umuntu akabyiga ku isabato, ntabwo yaba yize karindwi. Ariko aya magambo hano muyatekereze, baravuze ngo ntibishoboka ko mu bya Mwuka Wera turya amafunguro agenewe iminsi iri imbere. Turetse mu bya Mwuka Wera byo, uyu munsi agira umuntu utubwira ngo njyewe mbasha kurya ibyo kurya byanjye nkabibika mu nda, bityo nkazamara icyumweru nabyo. Dore ahari no guteka nta mwanya abantu baba bafite. Kuki abantu tutavuga ngo nta mwanya dufite wo gutegura ibyo kurya? Reka tubibike mu nda, ahubwo icyumweru gishire tutongeye kurya. Umugabane w'abakobwa b'abapfu, iri banga ntabwo bari barizi ryo kwisunga Kristo, ryo kwikorera umusaraba buri munsi bagakurikira Kristo. Ndetse baravuze ngo nta nubwo twakizigamira mwuka mwinshi ngo tumubike. Bivuga ngo uko dukenera kurya buri munsi. Hari n'abantu bajya bavuga ngo njyewe ngo nahuye ngo n'Imana, ngo ibyaha byanjye ngo narabibabariwe, ngo kubw'ibyo akagenda akiyicarira. Ariko icyo ni ikinyoma, ni umutego wa Satani, kuko dukeneye Mwuka Wera ko aba kuri twebwe umunsi ku munsi. Amagambo ari mu gitabo ni imigani ya Kristo. Reka some amagambo ari kuri paje ya 40. Ni amagambo nkunda cyane, ni icyigisho gifite umutwe uvuga ngo imbaraga itangaje y'ubutumwa bwa Kristo. Baravuze ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo ikibazo gikunda kuvuka. Kuki hariho benshi bavuga ko bizera ijambo ry'Imana ariko ingeso zabo ntizihinduke nziza? Ni ikibazo babajije. Mbese kuki hariho benshi bavuga ko bizera ijambo ry'Imana ndetse na n'uyu mwanya tukaba twicara twese twitwa ko turi abakristo, ariko ingeso zacu uyu munsi, uretse no mu bapagani natwe ubwacu, hari igihe ahari umuntu abangamira mugenzi we, yakibuka yuko ari umukristo akibaza impamvu icyo kintu kitajya kimuvaho cyangwa iyo ngeso ngo ayireke, ikibazo kigakomeza kuburirwa umuti. Ngo usanga bagifite inarijye, bakirakazwa n'ubusa, bihutira kuvuga menshi, birata, mbese ugasanga basa n'abatigeze bamenya ukuri.
baravuze ngo impamvu iragaragara ni uko batihannye ngo bahinduke, ni uko batihannye ngo bagenze ute? Dore kwizera guheshwa no kumva, amagambo ari mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 17, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ariko amagambo nshaka gutindaho ari kuri uyu murongo ngezeho, baravuze ngo ibyanditswe byera ni igikoresho gikomeye mu guhindura ingeso. Amagambo ari mu gitabo cy'imigani ya Kristo, igitabo cya Ellen White. Baravuze ngo ibyanditswe byera ni igikoresho gikomeye mu guhindura iki? Ariko namwe ubwanyu nawe mwari mwumva ko umuntu atanga ubuhamya avuga ngo nari narakuze numva ko ngomba kuzagirira runaka nabi, ariko ijambo ry'Imana ryumvishe ahubwo rintegeka kujya kumusaba imbabazi. Ubwo buhamya abenshi nibajya babutanga, ariko bivuga ngo iyo hatabaho kumva ijambo ry'Imana, uyu muntu n'ubundi ingeso yari kuzayikomezanya. Ijambo ry'Imana, iki gitabo niyo mpamvu gitandukanye n'ibindi bitabo byose, ndetse bakomeje bavuga ngo iyo ijambo ry'Imana ryizwe neza ndetse kandi rigakurikizwa, ni ibintu bingahe? Hari ukuryiga neza rimwe na rimwe ari ukugira ngo abantu barifate mu mutwe. Ibyo ngibyo nta mumaro byagenza gute? Nta mumaro byatugirira. Ariko baravuze ngo iyo ijambo ry'Imana ryizwe neza kandi rigakurikizwa, tugomba kwiga ijambo ry'Imana kandi tukanashyira mu bikorwa icyo rigenza gute? Ridusaba. Niyo mpamvu uzareba mu gitabo cy'umugenzi, igihe Mukristo yasomaga igitabo cy'umuzingo yari afite kikamubwira ko ari mu mudugudu w'irimbukiro, yafashe umwanzuro. Dukenera gufata umwanzuro mu ijambo ry'Imana. Hari ikintu cyantangaje kuri Mukristo, ngo umuryango we bakomeje kumuhamagara ngo bamubwira ngo yasaze ngo agaruke, ariko muri we baranditse ngo yafashe umwanzuro ngo atagomba kureba inyuma kandi atagomba kubatega amatwi. Iyo Mukristo aza kwiga ijambo ry'Imana neza gusa akabimenya ko ari mu mudugudu w'irimbukiro, ariko ntakurikize ibyo rimusaba, nta cyari gutuma adapfana n'abari muri uwo mudugudu. Bakomeje bavuga ngo ijambo ry'Imana iyo ryizwe neza kandi rigakurikizwa, rikorera mu bitekerezo by'umuntu rikamuvanamo ibishako byo gukiranirwa. Mwuka Muziranenge amwemeza icyaha, maze mu mutima we agashibuka kwizera gukorera mu rukundo rwa Kristo, kuko ari rwo rutuma dusa nawe. Noneho Imana ikabona kwemera kudukoresha. Iyo mbaraga idukoreramo imaze kuba nyinshi, ituma duhaguruka tukamenyesha n'abandi ukuri twamenye. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ndagira ngo uyu mwanya, iyo abantu bize ijambo ry'Imana, hari igihe abantu biga ijambo ry'Imana ariko bafite ibyo bashakamo, ntibemerere ijambo ry'Imana gukora umurimo waryo. Hari benshi bumva ko bizabazanira inyungu z'isi, ariko mu gihe izo nyungu iyo batazibonye bacika intege, barangiza bakisubirira aho bari bari. Amagambo reka nyasome mu iki gitabo cy'intambara ikomeye, paje ya 284, paje 284, amagambo ahanditse baravuze ngo, ni paje 285. Ku byaba bakobwa b'abapfu baravuze ngo ubutumwa bukomeye bumvise bwari bwarakanguye ubwoba bwabo, ariko bo bari barishingikirije ku kwizera kwa bagenzi babo, banyurwa gusa n'umucyo udafite ishingiro waturukaga ku marangamutima meza yari arimo ko badasobanukiwe ukuri neza, cyangwa ngo bamenye iby'umurimo nyakuri w'ubuntu bukorerwa mu mutima.
kwizera kwabo ngo kwari gushingiye ku marangamutima wumve by'abakobwa b'abapfu. Abo bari baragiye gusanganira Umukiza bafite ibyiringiro byo kubona ingororano uwo mwanya. Niyo mpamvu niba hari ibyo umuntu yaje akurikiye, mu gihe utabibonye n'ubundi nta kizakubuza gusubira aho wari ugenje ute, aho wari uri. Ndetse bakomeje bavuga ngo nyamara ntibari biteguye kwihanganira gutinda cyangwa kutabona ibyo biteze. Na n'uyu munsi urasanga yuko hari abantu benshi bariho ariko bumva yuko ibyo bakeneye kubihabwa ndetse huti, ndetse gutinda kugashungura bamwe ntibabashe gukomeza guhagarara mu ruhande bakagombye kubamo. Uzasanga ko n'uyu munsi umubare w'abantu benshi bibereye mu rugo kubw'uko ibi bintu ahari byaranabarambiye. Ariko nicyo cyabaye mu gihe cya William Mireri, ubwo abantu benshi bumvaga ubutumwa bwiza bakabwemera. Mu byahishwe baravuze bavuga iby'agatabo kabumbuye ko ngo ako gatabo ngo kabaryohereye mu kanwa nk'ubuki, ariko ngo kageze mu nda kabura basharirira cyane. Baravuze ngo ubutumwa bwavuzwe mu gihe cya William Mireri abantu babwakiriye babukunze ndetse banezerewe bigereranya no kuryohera kw'ako gatabo. Ariko mu gihe ngo bari bamaze kugurisha ibyabo, igihe bari babonye ko Yesu atagarutse, ngo abenshi bisubiriye mu byabo, hasigara itsinda ry'abantu bakeya gusa. Ahantu hagera kuri 50 bavuga ko uwitwa Edison Nyirano ariwe watemberaga mu murima w'ibigori, ariwe wabashijwe kumenyeshwa yuko hatari kubaho kugaruka kwa Kristo, ahubwo ko Kristo yari avuye ahera ajya ahera cyane. Ngo umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Uko gutinda k'umukwe kugereranya kurangira kw'igihe Umukiza yari ategerejwemo. Gucika intege ndetse nibyo bisa no gutinda. Reka ne gutinda kuri abo bakobwa 10, ahubwo amagambo ngiye gusoma ni amagambo ari mu gitabo cyitwa Inzira y'ubusore bunejeje. Ahari hari ubwo abantu benshi dutekereza tukumva yuko hari ibyo dukwiriye gukora muri iyi si bigomba kuturutira ko twabaho imibereho y'ijambo ry'Imana ridusaba kubaho, bityo natwe amazina yacu akaboneka mu gitabo cy'ubugingo. Baranditse ngo ubwo nzahagarara imbere y'intebe y'urubanza y'Imana, Umwami Imana akabumbura igitabo cy'ubugingo, izina ryanjye rikabura aho ryakagombye kuba ryarabonetse ku madiporome menshi, amafoto yanjye akaboneka mu bitangazamakuru byinshi, nkaratwa n'abayobozi benshi. Ibyo byubahiro byose bizamarira iki? Ni ikibazo babajije. Ibyiza byose byo mu isi biramutse ari ibyanjye, nkagira amafaranga aruta ay'abakire bose, ndamutse nkikijwe n'ibinezeza byose, nkaba narabayeho mu mudamararo, gusa ibyo byiza byamarira iki? Icyo gihe ubwo nzaba nkatiwe n'umucamanza, ibinezeza n'umudamararo bizamara iki? Ubwo nzaba mpagaze maramasa, si ukujugunywa mu muriro. Nubwo naba nshyigikiwe n'abampimbaza benshi, abasore bose beza banyifuza, nubwo naba ngoswe n'inshuti zitagira ingano, igikundiro cyanjye kireshya bose, abafana benshi bamara iki? Ubwo nzaba mpagaze njyenyine nengurwa imbere y'umucamanza utabera, ninde muri bo uzemera kumperekeza mu muriro utazima? Dore none ni umunsi wo gukirizwamo, ijwi ry'Umukiza rirampamagara,
ndemera kumusanga icyo byansaba cyose, nakira urukundo n'imbabazi z'ubu ngubu, ibyaha byanjye bihanagurwe, maze imigisha y'ijuru imbere ubutunzi, ubuzima bwanjye bwose bumwegurire, mukunde kuko ari we wabanje kunkunda. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ndagira ngo uyu munsi mbararikire kwemera kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Reka tuzirikane ko uwo nguwo nigeze amagambo yanteye gutekerezaho banditse mu ntambara ikomeye, haravuze ngo iyo ku isi haza kuba hari umuntu umwe gusa, Kristo yari gutera intambwe, bityo uwo muntu akaza kumupfira. Ndetse mu kugana Yesu baravuga ngo Imana izi buri wese kandi muzi mu izina rye. Ndetse n'Imana imenya n'aho abapfuye bari, ikamenya buri muntu wese n'igituro cyiwe. Ndetse kugeza ubwuko urwo rukundo rw'Imana rwagiteye gutanga umwana we w'ikinege, atera intambwe ajya ku musaraba, ntabwo byari iby'undi uwo ari we wese.